Banyarwandakazi banyarwanda bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge, uyu munsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 mu bihumbi 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madamu Chantal Mutega. Madamu Chantal Mutega ndagushuje, waho umutumirwa wacu ikaze. Ndagusuje Feliciane, wiriwe. Nsuje abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye, abakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge, ndabumva ikinyarwanda bose aho bari ku mpande z'isi zose ndabasuhuje. Nishimiye gusuhuza no kwakira intwarane, imwe mu intwarane nkuru akaba ari Yohani Urukundo uhagarariye CNRD-FRN mu Burayi. Bwana Yohani Urukundo, tuguha ikaze kuri radio televiziyo ubwiyunge, bafata akanya ugasuza abatwumva bose ukanabibwira nubwo wenda basanzwe bakuze. Ijambo ni ryawe Yohani Urukundo. Ya ndabashuhuje banyamakuru, bishuje yarimo tubivugurura bikajyana n'igihe tugezemo. Nkuko mubivuze, nitwa Urukundo Yohana, ndumwe mu baharanira impinduka y'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, uburinganire, ukuri, ubutabera kuri bose, kubaka u Rwanda rutubereye hatabuzwe n'umwe, aho amategeko yubahirizwa kimwe, nta gutonesha, nta kwikanyiza. Ndibwira n'ibindi byiza byose umuntu yakenera ngo abaguwe neza kandi ari mu mahoro, akishyira akizana mu rwamubyaye. Nkaba mbarizwa mu ntwarane za CNRD ku mugabane w'Uburaya, aho nyihagarariye, zatangije urugamba rwo kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda, igihugu cyera, aho amabi n'ibyago bitazongera kubaho ukundi. Kuko umunyarwanda wese ndibwira neza kandi ndasobanukirwa ko amaze kumenya ko umuntu ari nk'undi, kandi ko ibyo yifuza ko agirirwa akwiye kubigirira abandi. Gutyo tukubaka amahoro arambye mu rwatubyaye ndetse no mu karere dutuyemo, dore ko ari ryo shingiro ry'amajyambere asaranganwe, umutekano kuri bose, kwishyira ukizana, kuko amategeko atugenga erega n'adukeburaga yubahirijwe kimwe kuri bose. Murakoze. Murakoze, ndagushuje Yohana Urukundo. Ariko muravuga muti tugiye kubaka u Rwanda rwera, intwarane za CNRD na FRN zahagurukijwe no kugira ngo barebere hamwe ko igihugu cyacu akaga kirimo karangira kavaho, noneho abanyarwanda koko hakabaho ubumwe n'ubwiyunge. Ariko se nkabaza nti konjya nkunda gukurikira amagambo y'abantu bo muri FPR bavuga ko, ndetse abenshi baravuga ngo u Rwanda aho barukuye, ubwo yenda mwaza kutubwira muri make y'urwo Rwanda aho barukuye, barwarahozeho rutarahozeho, bakavuga ibyiza biri mu Rwanda. Ibyo byiza biri mu Rwanda ndatekereza ko koko ibyiza bihari uyu munsi FRN yabitariho na CNRD kugira ngo barwanye akarengane kari mu gihugu, noneho ukatunyuriramo imigabo n'imigambi ya CNRD na FRN n'ikizakorwa igihe bura butegetsi bw'igitugu buzaba bwavuyeho. Ikiza muteganyirije abanyarwanda kirusha icya FPR n'iki? Ya ni ikibazo cyiza cyane. Uragira uti ni iki wabwira abanyarwanda cyangwa se abantu barimo batwumva kuri ano masaha ibirebana n'ibyo FPR ivuga? Ibyo kubabwira byo ni byinshi, nubwo turi mu bihe bitugoye kubera agatsiko kamunzwe no kurenganya no kwica no guhonyora amategeko kayoboye u Rwanda muri kino gihe, dore ko kitwaje icyorezo cya corona maze kagahotora abanyarwanda ubugira kabiri. Gufatanya
abanyarwanda n'icyorezo ukabashumurira inzara, ukagerekaho kubasenyera, ukabavuca uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose cyabagirira akamaro, nko kudeya, gushabika. Dore ko umunyarwanda ajya ari uko yadeye cyangwa se yashabitse, ni ukubica kabiri, ni ukubica urubozo. Nk'uko mubivuze, FPR bavandimwe, mu Rwanda ni byose. Bishatse kuvuga ko nta munyarwanda ugira iki. Ariko u Rwanda nka FPR bigoye abanyarwanda ndetse n'u Rwanda rw'abanyarwanda, kuko u Rwanda nka FPR rurangajwe imbere n'inyungu zarwo, kwikubira, kwikanyiza, gukenesha, guhungeta, gutonesha, bataretse no kwica no kunyereza, kujagajaga, guhungeta no gutesha umutwe abatayibonamo. Ibyo byose bibogamiye u Rwanda n'abanyarwanda, ku buryo u Rwanda rwifuza umutabazi. Abanyarwanda nababwira ko kandi nabashishikariza kwitabira urugamba rwo kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda, igihugu cyera kizira amabi n'amahano. Ndashaka kuvuga u Rwanda rugendwa, u Rwanda ruturwa, u Rwanda rurera, umubyeyi, ijisho ry'abanyarwanda, u Rwanda rwigize, rutemba amahoro, amajyambere arambye kandi bisaranganwa. Rwatangijwe na CNRD-FRN kuko babigize ingiro kandi babigize ihame. Kandi ndashaka kumenyesha abanyarwanda, uwashaka kumenya amakuru nyayo y'urugamba cyangwa se kumenya umuryango wa CNRD-FRN cyangwa kwifuza ko winjiramo, ya telefona kuri iyi nimero 0031 685 39 39 32 25, cyangwa kuri iyi nimero 0032 4 96 32 70 94. Uzahabona, bazakubwira information zose wakenera kubijyanye n'umuryango wa CNRD-FRN. Kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda ruzira amabi n'amahano birasaba ko biba intumbero ya buri munyarwanda, ya buri muyobozi, ya buri rwego rwa leta, ya guverinoma, bikaba intumbero y'igihugu, kandi bikaba umukoro wa buri munyarwanda akabyibonamo nta gahato, umukoro wa buri muyobozi w'ubuyobozi, ndetse twibonamo twebwe twese umukoro wa buri rwego rwa leta. Nuko mubizi, umukoro ni itegeko. Iyo utakoze umukoro wawe urahanwa. Ndashaka kuvuga ko bikwiye kwitabirwa na buri wese. Dutera ingabo mu bitugu CNRD-FRN, dore ko yabigize ihame ntakuka, birenze umukoro ndetse n'intumbero. Birasaba ko abanyarwanda bagomba kwigira. Ndashaka kuvuga kunezezwa n'icyo ari cyo n'uwo ari we, kunezezwa n'icyo afite n'ibyo afite akanyurwa nabyo. Abanyarwanda bagomba kugira uburenganzira bwo gukora ibyo bashoboye mu rugero rwabo, bakoresheje amaboko yabo, ubwenge bwabo, dore ko nemera ko ari abakozi ndetse n'abahanga. Ndavuga
guhabwa uburenganzira bungana mu buryo bwose, abiga bakiga, gucuruza abacuruza bagacuruza, gushinga abashinga imishinga ibateza imbere bakabikora, gutekereza, gutanga inama n'ibitekerezo n'ibindi nabo bakabikora. Abanyarwanda ntibagomba kuba ingaruzwa muheto, abagaruzwa hagati, abafatirwaho ibyemezo bidutesha agaciro, bidukandamiza, bitubuza kwishyira ukizana, bitubuza gutekereza, kureba, kuvuga, gutanga ibitekerezo byubaka, abahungetwa, abarenganwa. Bituzemera twebwe intwarane n'intarumikwa za CNDD-FDN kuba indorerezi, kandi abanyarwanda barimo bicwa, bafungirwa ubusa, barenganwa mu rwababyaye. Reka nibutse abatwumva yuko CNDD-FDN bivuze inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi. FDN ni intarumikwa, ingabo za rubanda, ndashaka kuvuga ingabo z'umuryango nyarwanda hatabuze n'umwe. Biyemeje kandi baharanira mu buryo bwose kugeza naho batanga amaraso yabo ngo haboneke kandi hubakwe u Rwanda rw'abanyarwanda rwera, ruzira amabi n'amahano, maze umwe n'ubwiyunge, butabera kuri bose na demokarasi bigataha kandi bigafata intebe mu Rwanda rw'abanyarwanda. Ngiyi intumbero iturangaje imbere twe intwarane n'intarumikwa za CNDD-FDN, tuzazirwanira paka tubigezeho. Iyo tuvuze u Rwanda rwera kandi ruzira amabi n'amahano, u Rwanda rw'abanyarwanda ni u Rwanda rw'abanyarwanda bose hatabuze n'umwe. Ni u Rwanda rw'abanyarwanda rugendwa, ruturwa na bose hatabuze n'umwe. Ni u Rwanda umubyeyi rurerera bose, rurebera imfubyi, abapfakazi, abakene, banyamuke, abatishoboye. Ni u Rwanda rubereye buri wese mu rugero rwe, maze ndinda Rwanda na ndinda munyarwanda bikaba ihame kandi bikaba ingiro. Ndashaka kuvuga ko u Rwanda rukeneye abanyarwanda kugira ngo rwigire, kandi n'abanyarwanda bakeneye u Rwanda nk'igihugu cyababyaye, ubutaka gakondo Imana yaduhaye twese, nta munyarwanda urufiteho uruhare kurusha uwundi. Ni u Rwanda rw'inyabutatu, u Rwanda rw'abanyarwanda ruzwi kandi rusobanukirwe ko u Rwanda nk'igihugu ni inyabutatu, u Rwanda nk'akarere ni inyabutatu, u Rwanda nk'abaturage ni inyabutatu, u Rwanda nk'umubyeyi ni inyabutatu, u Rwanda nk'umuyobozi ni inyabutatu, u Rwanda nk'umutungo kamere ni inyabutatu, u Rwanda nk'ubutunzi ni inyabutatu, u Rwanda nk'ubuyobozi n'ubutegetsi ni inyabutatu, u Rwanda nka leta ni inyabutatu. Mpamya ko ari bwo buryo bushingiro fatiro ryo kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda rwera, ruzira amabi n'amahano, imibereho myiza ibereye bose, uburinganire, kwishyira ukizana, kubahana, kubahiriza amategeko ndetse n'ikiremwa muntu, kubaka imiyoborere myiza, ijisho rya bose, igamije amahoro, amajyambere, iterambere kuri bose, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, ubutabera, guturanyisha no kubanisha abanyarwanda mu mahoro, mu bworoherane no mu bwubahane kandi birambye. Muri CNDD-FDN tubona ko kandi twemera ko kwirengagiza umusinge nyakuri w'ifatizo kandi ubereye bose, kandi twibonamo ishingiro ry'uburinganire n'amahoro, umutekano, amajyambere birambye kandi bigera kuri bose, ni ukubakira u Rwanda rw'abanyarwanda ku musenyi, ni ukubaka ku ntambara y'urudaca, ku macakubiri, ku nzangano. Ndahamya ko ari ryo imvo n'imvano
y'intambara iri hagati y'inyabutatu bene Kanyarwanda. Kuvangura, kurenganya, kwica, gukenesha abana b'u Rwanda nibyo kwamaganwa. Ntibikwiriye, bigomba guhinduka vuba bidatinze. Yaho kuvuga ngo FPR haraho yavanye, ntaho yavanye u Rwanda, nose yaruvanye, yararusanze, twarusanzeho kandi ruzagumaho na nyuma ya FPR. Murakoze. Turagushimiye Urukundo, Bwana Yohani Urukundo, ku bisobanuro uriho ugeza ku Banyarwanda. Urabasobanuriye neza ibyerekeye abagize CNRD FLN. Hari abakunda no kutubaza bati nimudusobanurire intwarane n'intarumikwa aho bitaniye, tubyumve. Se umuntu aje iwanyu yaza avuga ndashaka kuba intwarane cyangwa ndashaka kuba intarumikwa, twabitandukanya dute? Ubwo wagira icyo ubabwiraho Bwana Urukundo. Murakoze kumbaza ikibazo cyiza kandi cy'ingenzi. Mbere yuko ngisubiza, reka mbanze twibukiraniye mu magambo makeya amateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Icyambere, ndahamya ko ari abantu bibwira ko CNRD FLN ari abatutsi baje gukomeza akarengane, gutoteza, ubucakara, kwikubira, kwica, gutonesha n'andi mabi yakorewe Abanyarwanda ku ngoma z'abami, dore ko zari zubatse ku buhake, ku bucakara, gutonesha, byari bishingiye ku moko, aho umwami yicaga uwashatse, akakiza uwashatse, akarengera, akagabira uwashatse, dore ko ari nako bikorwa n'agatsiko kayoboye u Rwanda ka FPR, kubatse ku kinyoma, mu nyangire, amacakubiri, kwica, gutoteza no kwikunda n'ubundi bugome bukabije bakorera Abanyarwanda batabibonamo. Navuga nti muri make ko twagize cyangwa se twayobowe n'ubutegetsi bw'abatutsi inshuro ebyiri, bizirenze ebyiri. Icyo twakwibaza nk'Abanyarwanda ni iki twibuka? Ni uwe murage badusigira? Ni uwe rwibutso twabibukiraho? Kandi navuga ko ubutegetsi bw'abatutsi burangwa no gutonesha kwa bamwe, uburetwa n'ubucakara ku bandi, akarengane kw'ibihekane karimo gutotezwa, kwicwa, gukeneshwa, gutwara ibya rubanda, kugambanirwa aho tubarizwa hose mu mahanga ndetse tutaretse no mu gihugu cyacu cy'amavukiro, kwikubira no kwikunda. Nibwira ko iyo miyoborere, iyo mikorere ntikwiriye kandi ntiyari ikwiriye. Ubutegetsi nk'ubwo ntabwo ari bwo kwifuzwa, kandi nanone mu Rwanda rwatubyaye rw'ubu ngubu. Icya kabiri, nibwira yuko hari abandi bibwira ko CNRD FLN ari abahutu baciriwe ishyanga, baretswe n'umuryango mpuzamahanga kubera ko irebera bicwa, batotezwa, bateshwa umutwe, babuzwa hepfo na raguru n'agatsiko kamunzwe n'ubugome ka FPR. Gusa ndamenyesha abatwumva ko bataretswe kandi batatawe, ahubwo baguzwe, bagambaniwe n'abakabarengeye. Gusa umuryango mpuzamahanga waretse agatsiko ka FPR ngo imenye neza ikigero cy'ubumuntu bwabo n'ikimiyoborere myiza bazaniye Abanyarwanda, n'impinduka nshya bazaniye Abanyarwanda batari basanganye. Ndahamya ko babasobanukiwe. Agatsiko kerekanye ubuswa ndetse n'ubugome n'ubunyamwasa bwako. Ariko kandi ndamenyesha abanyumva ko akimuhana kazi imvura ihise, nitwe two kwigwanaho, tukwibohora
maze tukubaka u Rwanda igihugu cyera ubwiyunge, urukundo, ubumuntu, uburinganire, ubutabera, ukishyira ukizana muri demokarasi tubereye kandi twibonamo twese. Nibutse kandi ko twagize ubutegetsi bw'abahutu inshuro zirenze ebyiri. Nanone twakwibaza niki tubwibukira, nuwe murage budusigira, nuruwe rwibutso. Kandi nibutsa ko ubutegetsi bw'abahutu bwagiye nk'uko amateka twereka burangwa no kutareba kure, politiki iciriritse, gutinda gufata ibyemezo nyakuri ngenderwaho kandi bubumbatira ubumwe n'amahoro, umutekano, ndetse no mu gihe cy'amatati guhubuka ironda akarere, amacakubiri, iringaniza cyene wabo, kwirengagiza ubumwe bwabo dore ko arizo mbaraga zabo. Yewe ingaruka y'ibikorwa biciriritse ziragaragarira buri wese. Ikibabaje nuko bitadukoze isoni nk'abanyarwanda, ariko birakwiye ko dushyira ubwenge ku gihe kandi tukava mu butegetsi, tukava mu bitotsi. Ubutegetsi bw'abatutsi, ubutegetsi bw'abahutu, uko bwagiye busimburana kuyobora u Rwanda, ntibwabashije guca akarengane, ivangura ry'amoko ndetse n'uturere, kwikubira no kwikanyiza. Ntibyabashije kubaka no gutsimbakaza ubumwe, ubwiyunge nyakuri mu banyarwanda, kubaka politike ngenderwaho yubaka ubumwe n'amahoro arambye, isaranganya ry'ubutegetsi, ibyiza bitatse u Rwanda, kubaka leta nyarwanda n'inzego za leta zigenga kandi zuzuzanya muri demokarasi, iyubahiriza amategeko, uburenganzira, ukwishyira ukizana, ubutabera kuri bose, irandura burundu ibikorwa bya runyamaswa bibogamira umwana w'umunyarwanda bikamutsikamira. Nta mpamvu rero yo gukomeza imikorere nk'iyo ngiyo, nta mpamvu yo gukomeza ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitatanze umusaruro ukenewe n'abanyarwanda bose. Nubwo bimeze gutyo, nemera ko uko ingoma zagiye zisimburana kuyobora u Rwanda, zaba iz'abahutu zaba iz'abatutsi, hari ibyiza byagejeje ku Rwanda, hari n'ibyo batabashije gukora bitewe n'igihe cyangwa se n'ingorane bahuye nabyo, hari ibyo birengagije nkana, ariko hari n'ibyo bakoze babiteguye. Ibyo turabibagayiye, twongeye turavuze turabagaye. Akarusho kuri FPR, agatsiko k'inkotanyi kimakaje ibikorwa byo gucecekesha, ivangura, guheza abandi, iterabwoba rya leta, ubuhohotozi, gufungira abantu ubusa, imanza zififitse, iyozabwenge n'ihatirwa amatwara. Ibyo bikorwa bigayitse byatumye umunyarwanda atakaza ishema mu ruhando mpuzamahanga no mu karere tubibicibwa, imipaka irafungwa, aho umunyarwanda atakaza ubumuntu, ubuvandimwe, kwishishana, irondakoko bihabwa intebe, abanyarwanda bamwe babibicibwa mu rwababyaye, abandi bigarasha, abandi abasorosiyeri, ku buryo wakwibaza abatuye u Rwanda muri kino gihe. Ndahumuriza abanyarwanda ko CNRD FRN itahagurukijwe no gukomeza ibitaratanze umusaruro mwiza kandi ubereye bose, ntiyahagurukijwe n'imikorere idahwitse, itaboneye kandi itubaka umwe n'ubwiyunge rw'abanyarwanda. CNRD FRN ifite intego, ifite intumbero n'ibikorwa byo guhembura no gusubiza intege mu banyarwanda, yubaka imibereho myiza kandi ibereye bose, gutyo tukishyira tukizana mu rwatubyaye, mu butabera, mu bumwe n'ubwiyunge nyakuri
muri demokarasi isesuye. Urambaza ngo CNRD ni bantu ki? Ni abanyarwanda b'ingeri bose baharanira kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwuje uburinganire, amahoro, amajyambere birambye kandi isangiwe, u Rwanda rwera aho amabi atazongera kubaho ukundi. Ni abanyarwanda biyemeje urugamba rwo guhindura amateka mabi yaranze urwatubyaye, twubaka ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, turandura urwangano, amacakubire aho yaturuka hose, dutsimbakaza urukundo, uburinganire, ubworoherane mu banyarwanda, hagati y'abanyarwanda n'abaturanyi. Ni indatsimburwa ku ndangagaciro zacu: ubumuntu, ubumwe, uburinganire, ubutabera, ubwiyunge, gukunda umurimo no gukunda urwatubyaye muri demokarasi. Nabiyemeje kuzahura no gusubiza agaciro umuryango nyarwanda, hatabuze n'umwe nabangarukiye ngaho. Murakoze. Turagushimiye Jean Urukundo. Turegera umusozo w'ikiganiro twateguye kuri uyu munsi, ariko nkaba nakubaza, hari benshi cyane cyane mu muryango wa FPR Inkotanyi nk'ibyo urimo kuvuga, bahita bavuga directement ko muzana amacakubiri mu banyarwanda ndetse no gukangurira abanyarwanda kwanga ubutegetsi buriho, ndetse uranabizi ko mu ntwarane za FRN hari n'abari mu manza z'amahugu mu Rwanda, niko nabivuga, kubera ko babashinza ngo bashyizeho ngo bagiye mu gisirikare kitemewe n'amategeko. Nkaba nakubaza ko wa muntu urenganya abanyarwanda ari nawe uzatanga uburenganzira kugira ngo abo banyarwanda bahaguruke birwaneho. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, twegera umusozo w'ikiganiro, icyo mwasaba abanyarwanda ni ikihe? FRN niramuka na CNRD bakuyeho ubutegetsi bubi bw'igitugu, abanyarwanda bose mwabasaba, kubera ko bibona muri iyo mpinduka bitewe n'ibibakorerwa, umunyarwanda uwo ari we wese icyo asabwa ni iki? Umunyarwanda uwo ari we wese yakora iki? Icyo mubasaba muri CNRD FRN ni igiki? Jean Urukundo. Ugize neza kumbaza ikibazo cyiza cyane. Nta macakubiri dutera mu banyarwanda CNRD FRN, kandi ntitwangisha ubutegetsi abanyarwanda, ahubwo twebwe ikiturangaje imbere ni ukubaka u Rwanda ruzira amabi, u Rwanda aho umuntu wese yibona. Ni nayo mvuga ngo, ni nayo mpamvu tuvuga ko ibintu bigomba guhinduka, tukava mu magambo tukajya mu bikorwa bitanga ubuzima n'icyizere mu banyarwanda. Nk'uko nabivuze, kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda rwera ruzira amabi n'amahano birasaba ko abayobozi bumva ko bari mu kazi k'abanyarwanda, bakorera abanyarwanda, babereyeho abanyarwanda, ari ijisho ry'abanyarwanda, kandi ko umutekano w'abanyarwanda, imibereho myiza yabo, amajyambere yabo ari umukoro abaturage babahaye bagomba kubagezaho. Muri make, dukeneye ubuyobozi butubereye kandi butubereyeho, budukorera, budutekerereza, bushyira mu bikorwa ibikorwa byose byiza bidufasha kandi byubaka umuryango nyarwanda mu buryo bwose. Ubuyobozi butubanira aho bukatwagurira amarembo, aho kuyafunga ndetse no kutugambanira, bukaturengera nta kuvangura ndetse nta gutonesha, nta kurenganya. Kandi abayobozi twabasaba yuko baba ibirenge by'abamamaza inkuru nziza z'amahoro, z'ubumwe, z'ubwiyunge,
uburinganire, ubworoherane, kwitabira umurimo, kwiteza imbere, umuco, ubumuntu, uburezi, uburere bwiza, kwigira k'umunyarwanda. Imvugo y'abayobozi ikigisha, igaharanira ubworoherane, kubaka, kubana no guturana mu mahoro, kwisungana, gufashanya, gutabarana, kwirinda icyadutandukanya no gukumira ikibaho cyaturuka hose. Amadisikuru ateranya, abiba amacakubiri, inzangano, ivangura, amacakubiri agacika mu minwa y'abayobozi. Ibyo gutonesha bamwe ukinagaza abandi, ibyo gukenesha bamwe ukiza abandi, ibyo kurenganya bamwe wimakaza abandi, ibyo gusumbanyisha no kugonganyisha abanyarwanda, ibyo kubiba inzangano n'amacakubiri, ibyo kwikubira no kwikanyiza bigasezererwa mu rwatubyaye. Imanza mbumvishe cyangwa se mbashijekeshe, kwica, guhungeta, gufungirwa ubusa, guhonyora amategeko n'ibindi bikorwa bibi bikorerwa abanyarwanda bikarandurwa mu rwatubyaye bigatabwa kure. Gucunga ibya rubanda neza, gusaranganya ibihari no gusangira byose, kubahiriza amategeko, imiyoborere myiza, ukishyira ukizana na demokarasi bigomba gufata intebe ndetse n'umwanya mu muryango nyarwanda. Ibi bigomba guhinduka kandi vuba, hagamijwe u Rwanda rw'abanyarwanda rutubereye twese kandi twibonamo twese. Sohoka ninjire ikarangirana na FPR. Ndumva dukoze gutyo twabasha kubigeraho. Murakoze. Turagushimiye Yohana Rukundo kubona afashe akanya ko kuza kuganiriza abanyarwandakazi n'abanyarwanda abakunzi ba radio televiziyo Ubwiyunge. None dusoza, wagira ijambo, message ubagezaho, ukanongera ukayibutsa za nimero bashobora kudutelefona, bashobora gutelefonaho bashaka ibisobanuro ku byerekeye SNDFLN, ukongera ukazibibutsa tugasoza ikiganiro. Bwana Yohana Rukundo. Ya, murakoze. Ndahamagarira abanyarwanda bose kwibona muri iyi ntumbero yo kubaka u Rwanda igihugu cyera kizira amabi n'amahano, aho umuntu ari nkundi, nta usumba undi, ubutabera bunoze kuri bose, kwishyira ukizana, umutekano kuri bose, ubumwe n'ubwiyunge muri demokarasi, gukenyera tugakomeza. Intwaro ni ubumwe, ni ubwubahane, ni ukwitanga, ni ubuvandimwe, ubupfura, ubumuntu, urukundo. Abashyize hamwe Imana irabasanga. Kandi ndongera kwibutsa kudakererwa gutera ingabo mu bitugu y'intarumirwa za SNLD FLN, ingabo zanyu, ingabo z'umuryango nyarwanda wose hatabuze n'umwe, ziyemeze gusana no komora no guhembura imitima y'abanyarwanda, gusubiza intege n'icyizere mu banyarwanda cy'ejo heza no kuba mu mahoro, nta kurenganywa, nta guhungetwa, nta kwikubira, uburinganire muri serivisi za leta no gusangira byose mu muryango nyarwanda bisaritse ubumuntu. Murakoze. Nari nibagiwe kubibutsa nimero batubaza ba telefona igihe cyose babifuza kugira icyo bamenya aho urugamba rugeze, cyangwa se bashaka kuza mu muryango wa SNLD-FLN, cyangwa bashaka gutera ingabo mu bitugu. Mwa telefona kuri iyi nimero 0031 6 85 39 32 25, cyangwa mwakoresha iyi nimero
0032 4 96 32 70 94 muzabona information zose mwakenera ku muryango wa CNRD-FRN. murakoze. Twongeye kugushimira Jean Urukundo kuba tugejejeho zimwe mu migabo n'imigambi ya CNRD na FRN n'ikiza izaniye abanyarwanda. Natwe turongera kwibutsa abanyarwanda ko urugamba turiho ni urwabo. Turaharanira ibyiza byose ku munyarwanda, turaharanira ko umunyarwanda yakwishyira akizana, kandi ibyo byose tukongera kwibutsa abanyarwanda ko nabo bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo ibyo byiza bategereje imbere bazabyisangemo, bazabyibonemo ari ibyabo, buri wese ko afite uburenganzira agomba no kugira uruhare kugira ngo biharanirwe. Mukomeze kugubwa neza. Turanibutsa abanyarwanda bose ko uzajya ushaka ijambo kuri radio televiziyo Ubwiyunge ni karibu, ikaze. Mufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ibyo bitekerezo byanyu akaba ari nabyo bizadufasha kugira ngo twubake heza hazaza heza h'abanyarwanda, ndetse twubake n'igihugu cyacu muri rusange. Turabashimira tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza, mugire amahoro y'Imana, n'abari mu kaga mukomeze kwihangana. Turabizi ko nta joro ridacya. Murakoze.